ukuntu banditse amaturo y'itorero muri jenoside barahunga bagarutse barongera basanga cya gikombe kw'inote ntacyo ziba nako ibiceri ntacyo biba barongera bafata cya gikombe bakijyana mu itorero bakigera amaturo yari umubitsi hano kuri she. Nitwa Jeanne Uwineza ndi umupasiteri mu itorero Rwanda Legacy of Hope rikorera hariya i Karama Norvège. Uzamutse hariya hejuru ya Ruriba kuri Nyabarongo naho dukorera umurimo w'Imana. Ntuye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Kamonyi aho bita Irunda. Ndi kumwe n'umudiyakoni ku mudugudu twazanye Murangwa Irea Nathalie nawe kenshi ngira umugenzi yo natumiwe n'itorero kujya mu itorero ahantu runaka uko byagenda uko ariko kose njyana n'umukozi w'Imana dukorana umurimo ku itorero bimbera inkomezi n'igitsi ku mutima cyane iyo turi kumwe abari bunkosore akagira ati byagenze uku burya niyo twicaye mu bantu tubona n'ibindi kandi nabo bayaje kwiga no kurushaho kumenya nahoze mwongorera ndamubwira nibitegereze rero urebe ugira ibyo ukopera nk'umudiyakoni mukuru agira ijambo bamwumva cyane binezeza cyane rero iyo tugiye ahandi aba ari umunezero. Ndishimye mushumba wanyu hano yarantumiye tutaziranye ariko yanyumvise kuri radio y'Inkoramutima nkunda gutanga vuga ubutumwa ariko uwo munsi nari naserutse gutanga ubuhamya no kubwira abantu ko kubana na Yesu ugomba kubana nawe mu byago no mu makuba kandi ugakomeza ugahagarara. Ndi umukristo rero nakirijwe mu itorero hano ku Kicukiro narahabaye guhera 8-5 kugeza 9-4. Jenoside ni yadukuye kuri uyu musozi hirya urusengero ruraharwa ADPR. Uwo mudugudu ninge wawubyaye kera witwaga umudugudu cyari icyumba kuko nari ntuye hepfo ahangaha nabonye ni Sylvia namubonye cyane watusomeye ijambo ry'Imana twaraturanye hari hepfo ari umwana muto urumva jewe nari umugore ukuze ndi umubyeyi ndubatse mfite umutware n'abana 5 twabyaranye tumaze kugira abuzukuru 9. Mu iterano rya mbere nabivuze Karamu twari duturanye namubonye mu iterano rya mbere ndishima cyane ko nabivugaga ntibwira ko agihari murumva amateka yagiye yimura abantu buryo butangaje. Rero ndi umukristo nabaye kuri uyu musozi uru rusengero rwari ahantu kuntu muri quartier kurubona ku muhanda byanejeje ni byiza cyane. Rero ngewe murabyumva sinkiba muri ADPR maze imyaka 6 kandi navuyemo neza nanditse nsezeye kuko Imana yari impamagare kujya gukora umurimo ahandi. Ijambo mfite uyu munsi riravuga ngo ntukave muri bene so kuko iyo uvuye muri bene so habandi makuba. Jewe rero nagiye mpamagawe n'Imana nagize umugisha nakirwa n'uriya mubyeyi n'umutware we ubu ni umupfakazi umutware we yaratashye nawe yari umudiyakoni mukuru banyakiriye neza cyane ngeze kuri uwo mudugudu kuko nagiye nta mugayo nsezeye mpita kwa sogokuru iwacu muri ADPR kuko umuhamagaro warunjyanye ahandi hantu. Ngewe rero Imana impamagaye ndagenda nta mbaraga zindi zarwanya umuhamagaro w'Imana. Imana ishimwe rero ko ndi hano kandi nahabaye neza kuba mpagarutse nkasanga abantu twahabanye twakoze umurimo w'Imana kuri uyu musozi birashoboka mutarahatura cyangwa hari abari bahari ku izina bari bamenyereye kunyita banyitaga Mama Rebeka. Rero nari umukristo aha kuri uyu mudugudu ndumva ari hafi aha cyane kuri sheri ntabwo ari kure kuri ADPR. Hanyuma umushumba yabivuzeho mbere cyane gato ariko ndumva nifuza kubahamiriza ko kuba muri Yesu nta gihombo kibamo. Kubana n'Imana ni ibintu bidasanzwe. Inshuro nyinshi tugira abantu bize bafite ibintu byinshi bize by'iyobokamana n'ibindi bagera ku rwego barenga iby'Imana baravuga bati nta nibaho nuko guterana hari abantu benshi babirwanya ariko ndabahamiriza mbabwiza ukuri kw'imbaraga z'Imana zidukoreramo kwicara hasubuswa kuza hano sukubura ubwenge ahubwo turabahanga ni twebwe Imana itegereje ko tuzaseruka. Haleluya. Abo ukomeye abo woroheje biramureba kuza kwicara uku ateze amatwi kumva icyo Imana ishaka kuvugana nawe. Abanga Imana nibayisenge rero abo bazapfa be kwibukwa ariko twebwe abakunda Imana tukaza kwicara uku twicaye ndababwije ukuri iyi ni imbaraga y'Imana ikomeye kandi hirya y'ibi muzabona ubwiza bw'Imana duhembewe guterana kwera. Haleluya. Nibi n'abantu birengagiza ariko amaso yo navuze ngo Imana izakoranyiriza hamwe abantu bose bakumbuye guterana kwera ngo abo bahoze ari abayo. Haleluya. Hanyuma areza avuga ngo izabakira iririmba. Haleluya. Imana kuzatwakira iririmba murumva atari byiza. Haleluya. Ikazakira abaririmbyi nayo iririmba murumva atari byiza. Ibyo rero nibyo bituma imbaraga z'Imana zitwemeza cyane kwiri jambo ari ukuri kw'Imana. Mureke rero turyakire
turyumve tunaryemere, tujye tuza tunishimye nk'abategereje kuzakirwa n'Imana ituririmbira. Amen. Imana ishimwe. Nabibabwiye rero, nazanye n'intashyo z'abakristo dusengana muri groupe ntoya muri Nibature. Mushumba yigeze kubikomozaho cyane. Ejo twari kumwe dusoza icyumweru, mbabwira ko tusaba turi hano n'abandi bakristo bake, noneho n'umutware wanjye mu muryango, abo bose bampaye intashyo barambwira ngo nzabasuhuze nimwakire intashyo zabo. Ngiye mfite umugisha, uwo mutware twabanye kuri uyu musozi n'ubu turacyari kumwe. Imana ishimwe. Hanyuma umushumba yabivuzeho, ariko umwe mu ba pasteri barerwa ni Sylvia, yabinsabye ati watubabari ukabivugaho nta kintu bitwaye, ariko ngewe nabaye hano muri ADPR ndi umudiyakoni. Kera hano twebwe twasengeraga i Nyarugenge, hara mu Gakinjo niho habaga urusengero, ni Gasaga, Remera, Kanombe, Kicukiro, Gikondo, twajyaga mu mujyi wa Kigali. Gikondo iravuka tugumayo, Kimihurura iravuka tugumayo, ariko Gatenga ivutse ivuka nyine hano tuhafite abakristo, tubona nuko bagora tujya mu Gatenga. Hanyuma mu Gatenga rero twavuye tuza hano, aho niho jenoside yadukuye, turimuka tuva muri iki gihugu turahunga turagenda tugera Kongo. Ngewe nari umubitsi w'amaturo hano kuri Sheri, urumva nari umudiyakoni mukuru nanjye, ubwo rero nari umubitsi w'amaturo. Hanyuma murabona jenoside yabaye ari ku cyumweru ninjoro, Pasika yabaye bucya ku wa mbere wa Pasika, ni ukuvuga ngo abari konje, ubundi habagaho konje nungira ngo biracyariho. Hanyuma ku wa kabiri ari wo ku wa mbere, ubwo ku wa kabiri wa Pasika niwo munsi twagombaga kujyana amaturo kuri banki, twaverisaga hariya kuri Beka, ubwo itorero ubwo nibwo ryajyaga kurotira. Twe rero twari tumeze nk'injiji ariko mbyita. Muri iki gihe umukristo aratura amaturo ugasanga nayakurikirana yakoze iki, yagiye he, inangahe bye, reka shwi twe twari tumeze nk'inyana zo mu biraro. Reka wakoraga ibikureba ubundi ukigendera, ibindi ntumbaze uko byagendaga. Byaje kurangira rero jenoside isanze ayo maturo twayararanye mu nzu nk'abitegura kuzajya kuyaverisa ku wa kabiri, kuko ku wa mbere wari uwa mbere wa Pasika. Birangira igihugu kigenze uko byagenze, iyo tubivuga abana batoya ntibaba babizi. Biba bibi kuri uyu musozi uburyo butangaje, kandi ndashima Imana kuri uyu musozi gewe hari abantu naharokoreye, kubera ko iwacu hano hepfo twabaga ahantu hubatse niba ari banki y'amasezerano. Iyo mpanyura mbona ngo hari amasezerano ku mugabo witwaga Kamanzi, niwe twabaga mu nzu ye, twahakoreraga iterano rya mu gitondo. Uko abantu bibwiraga rero, bakundaga guhungira ahantu abantu basengeraga, nuko bahungiye iwacu. Rero uko bahunze nkabwira Imana nti ndakwinginze ntihazagira umuntu n'umwe upfa mu bantu baraha bakristo bene data. Ndagira ngo mbabwire ngo nukuri habaho ibyaha byo mu ntambara. Intambara yashize turabyiha n'Imana irabitubabarira. Bakinjira bati mama Rebeka aho harimo abantu, ni nukuri sinagambanira igihugu uko ngana kuko munsi nubaha Imana, murabona nagambanira igihugu. Kandi ubwo bene ubwite bari mu nzu baranumva bati nibyo mama Rebeka n'umurokore ntashobora kugambanira igihugu abika inyenzi. Ubwo bari mu nzu barumva bakagenda. Ngira ngorane rero, nicyo gitangaza numva nifuza kuvuga. Haza umuntu bareba, ubwo barazaga bwacya bakanyanyagira, abandi bakajya serida, abandi bakajya hepfo mu gishanga. Haza umugabo rero bamureba, ntitwabimenya ko bamubonye. Baravuga ati kwa Tadeyo, mutware wanjye yitwa Tadeyo, igihe babereye uyu munsi bapfane na ziriya nyenzi. Twe rero ntitukamenye ko bamubonye. Araza n'umwana, turasasa nk'uko bisanzwe bararyama. Ya Mana dukorera, yewe ikintu kinyemeza imbaraga z'Imana. Bene data, Imana iriho. Uwo mugabo yari umuntu udakijijwe rwose, watuye kuri uyu musozi, nta habari nta bya Yesu. Yari no mu baturwanya kuri uyu musozi bikomeye. Uyu musozi uriho abantu baturwanya, ariko twihagararaho duhagarara mu Mana. Ndashima Yesu ko muhari. Urumva iyo baturwanya tukagenda, ntabwo mwaraje ngo muhadusange. Noneho ninjoro, ngo bigere ninjoro, baraza bati tugende butaracya. Twarabimenye ko hararaye abantu bakagenda mu gitondo, kandi koko niko byagenda. Uwo rero baza mu gicuku, nkuyeho rido ndababona, nsubira mu nzu mbwira umutware ntumva rero ibintu byakomeye, uyu munsi turapfa. Ambara neza umere neza. Buriya rero umuntu apfa mbere yo gupfa. Ubwo mu yandi magambo tugiye gupfa. Urabizi Sendanyoye ari hano mu nzu, yitwaga Sendanyoye n'umugore Rufonsine. Sendanyoye ari mu nzu. Noneho turireguza iki? Ikigaragara baje ku isaha idasanzwe bamubonye, kandi koko twumvaga abantu bajuje. Naho wa mugabo Imana yamusanze ngo ninjoro akajya abona umuntu uhagaze wakamubwira ngo iri joro urapfa. Yakanguka akabona nta muntu. Uwo muntu ngo amuhagazeho bwa kabiri, avuga atari ku bundi nasohotse nkigendera.
nuko yanyonyombye arakingura aragenda dusiga mu nzu idakinze ntitwamenye ibyo ari byo. Burya harinda Imana. Nawe wazana abazamu n'imbwa ariko harinda Imana. Aragenda tutabizi, bo rero baturutse kuri salo. Ubwo rero twebwe barajya mu cyumba batera hejuru, bakubita bajya mu cyumba cy'uburiri, umutware batera hejuru. Byaje kuza kurangira nyine baragenda, turavuga tuti rero ngwino batwicire muri salo, abana bacu nibaza basange twapfiriye ahagaragara. Twitegura rero nk'abantu bagiye gupfa, ahubwo tubona abantu bagarutse bamwaye, natwe tuyoberwa ibyo ari byo. Umva mama rebe ngo batubwiye ngo hano hari inyenzi mubitse ngo none ngo turazibuze ngo ubwo rero ngo mutubabarire. Reka ariko ubwo ariko nkavuga niba yagiye munsi y'igitanda nibamo. Reka ariko sinabarahiye ko ntagambarira igihugu uko ngana uko n'imyaka yanjye, murabona natinyuka kugambarira igihugu. Ariko ubwo bikancanga ningaho Imana ishimwe ntiburi yarihishe ntibamubonye. Kumba umugabo yagiye kera yumvise ijwi ry'Imana. Ntawe Imana itamagara yabishatse kamukiza urupfu. Haleluya. Tugumaho rero tutazi ibyo ari byo, baragenda babibwira abashefu babo. Baravuga bati dukoze ibintu bidakorwa kwa Baba Rebeka. Mbese muri make ubona ko bakuye n'ikibazo, kuko umutware bamusanze mu buriri batera hejuru bamukuramo. Bati twagiye no mu buriri aho baryama. Avuga ati mukoze ishyano. Baragaruka rero baza kudusaba imbabazi ku manywa. Baravuga ati mu by'ukuri abantu batubwiye ko babonye umuntu yinjira iwanyu, ariko ubwo natwe ntituzi uko byagenze. Turavuga tuti nta kibazo rwose, twababwiye ko tutagambanira igihugu mu by'ukuri, ariko biza kurangira natwe tuyobewe ibyo ari byo. Tuti turabababariye niko bigenda, kandi mama muri mu kazi, akazi ni akazi, mama muri mu kazi. Ariko biratuyobera ibya wa mugabo, ngo bigere nimugoroba rero wa mugabo aragaruka. Ariko ye byakugendekeye bite? Nibwo dutekere ati yamana yanyu, ati ngira ngo ni yamana yanyu, ati naryamye, ati bana umugabo amagaze hejuru, atakambwira ngo wa mugabo we ngwira ijoro urapfa, ati nkagutse ndamubura, ati nongeye nirambitse, ati mbona umugabo amagaze hejuru, atakajya agira gutya kwijosi, ati wa mugabo we, ati ijoro urapfa. Ati ngira ubwoba ndavuga ngo ariko ubundi nasohotse nkigendera ko wasanga ngo ukuntu byarangiye. Aravuga ati ariko sinongera kurara aha, ndagiye. Dusigarana umwana we rero, Imana yadufasha turamuhungana, tumujyana i Kongo, turamugarukana, tugaruka amahoro hadapfuyemo n'umwe. Ibyo ndabishimira Imana. Izina ry'Imana yacu ndihimbazwe. Ayo mateka rero twayagiye kuri uyu musozi kandi turashima Imana. Hari ibintu bimwe abantu badakwiriye no kwitaho cyane. Si ngombwa ngo twitwa abarinzi, si ngombwa ngo twitwe ngo twakoze ibi, si ngombwa Gacaca yaraje noneho murana n'umuntu Nyabugogo. Oye, ngo jango muracyabaho. Ngo muri Gacaca ku Gasharu, ngo bavuga ko mwapfuye mwese mutakiriho. Nimujye mukomeza muvuge ko tutakiriho. Waza guhagara nk'umuntu w'umukristo. Ubwo mubikomeze gutyo ko banditse ko tutakiriho. Singe wahera. Abantu benshi bazi ko tutakiriho, ariko turiho twese turi bazima na Yesu. Haleluya. Ibyo mbishimiye Imana, kwari kugira ngo nse nuvuga gato amateka abana bacu bajya batubwira ngo bashaka kuyumva, twayabayemo kandi tuyatambukamo neza. Neza. Imana ibyo ngibyo irabikora. Utarabitambutsemo neza rero, uwo munsi tuzahagarara tumushinje. Kubera iki? Uri umukristo, kubera iki bitemeye? N'uyu munsi dufite abantu benshi avuga ati oya, ngewe naka ntitwasengana, twagiye aratwirukana, byagenze. Oya, hagarara neza mu Mana, kandi Yesu naza azabiduhembera. Si ngombwa kujya kubitangaza amakuru, si ngombwa ko bivuga. Oya, hagarara neza. Ariko mu gihe gikwiriye nk'iki kuko umwuka yabizanye, numva nabivuga. Twahunganye rero ayo maturo, twarayabanye. Mbwira umutware nti dore jenoside, iyi ntambara irakomeje. Ubwo izina jenoside ryaje nyuma. Dushobora guhungana aya maturo akazadushyira mu kaga, tukayarya tutarabigenewe, akatwica urupfu rubi. Twebwe ntituri mu barya amaturo, afite abo yagenewe kurya, none ntitubareba. Reka tuyasige mu nzu, nihagira n'uyatwara azayatwara atazi ibyo ari byo. Imana itugira inama muri ubwo buryo, tuyavunjishamo inote, tuyahindura ibiceri, tuyashyira mu gikombe, tuyasiga mu nzu, turigendera. I Kongo twamazeyo imyaka 2. Twagiye 94, twagarutse 96 mu kwezi kwa 10. Abagiye muri iyo nzu rero urumva twarakodeshaga, urumva yagumyemo ntibarebyeyo, ariko mu kugaruka agatima gakubitaho, umutwara araza asaba nyirizo twakodeshaga, baragenda bajya mu nzu. Uko ya maturo twakayabitse n'agapapuro kari kanditseho. Ndashima Imana ko mutware yaraje ambwira ati rero ubyuke mu gitondo ujye kuverisa amaturo, dore ejo ni ku cyumweru, atugombega ikintu cy'umweru cyacu cya mbere, ujyana amaturo y'abandi, ubwo yaverisa ku rusengero, ntirugo ujya kuri beka, nta wamenye bya banki n'ibindi. Urumva twari duhungutse. Naje aha rero ngira umugisha, asanga hari umudiyakoni umwe witwa Diriane Gapira, twafatanije kwandika, twafatanyaga kwandika no gusinya kuri ayo maturo. Ndashima Imana kandi twagarutse inote zarateshejwe,
agaciro ariko ibiceri bigikora. Murabyibuka bari bahari icyo gihe ibiceri bigikora. Tugaruka rero muri icyo cyumweru ibiceri byari bigikora bihabwa agaciro nta kimana yahombye. Haleluya. Mana n'umuhanga iza ubwenge, nawe ntugire ubwoba, ibyawe birimo izabigenza neza. Ndashima Imana rero nuko Imana nyine yankuye muri uyu mujyi njyana mu cyaro, mbabaye cyane umubabaro ukomeye. Mbaza Imana ni niki gituma wemeye kongera mu buzima sinari narigeze menya guhinga uko bahinga mu cyaro. Ndavuga ni niki gituma Imana iti genda hariya niho ngutumye, genda ugiye kwiga guhinga. Nuko mfata isuka, yemwe mwabakobwa mwe cyari ibintu biteye ubwoba. Nuko mfata isuka ndahinga bigoye. Nuko hirya y'ibyo nyine biremera, naramenyereye ibisuka narayimenyereye. Ubwo mvuga ubutumwa narangiza nkajya guhinga nahingura nkajya kuvuga ubutumwa. Ubwo nuko Imana ikibyemeye nguko ukuntu mbishoreye hamwe n'ibyo ngibyo umushumba yanyumvije ndimo ntanga ubuhamya ukuntu nagize ingorane rero muri ayo makuba yose nkarwaza umugabo. Yararwaye rero kuva 2002 kugeza uno munsi. Twaragerageje, twaravuze, twatanze ibintu, twatanze n'ibindi. Nta muganga w'umuhanga uba muri igihugu utaramuvuye ku munota wanyu ibintu biranga. Tubiharira Imana, ubu turayitegereje n'izamukiza. Ariko ibyo byose impamvu nabivugaga ntabwo byambujije gukora umurimo w'Imana. Umuhamagaro ni ikintu gitangaje. N'uyu munsi rero turacyakomeje kubaha Imana kandi turacyayikorera. Ndetse ubu ndashima ko mbona araho, ubona yarazutse mu yandi magambo nubwo atarakira, ariko ubona none hari umuntu ujya mu bantu uvuga, ukora, ugenda. Rwose ibyo ndabishimira Imana cyane imbere y'iri teraniro. Dukomeze rero, nabwiye abantu ni miterano rya mbere uvuga uziga kubera iminota yo kubisa irya kabiri. Nako kantu rero uwacu yambwiye tukavuge nuko byagenze. Ibyo ndabishimira Imana cyane. Hanyuma ibindi nubundi tuzaganira. Twasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro 38, inkuru z'umugabo witwa Yuda. Uburyo ngo yavuye muri bene se akagenda akajya gutura ahandi. Kuva muri bene so ni ijambo rirerire ndambura, ariko nawe urahita ubyumva. Baba bamuvukana ku mubiri, baba bamuvukana mu mwuka, kubavamo nta mpamvu igaragara bikurura ibintu bigoye. Ahantu yagiye gutura rero ngo atura mu Banyakanani. Kandi murabizi ko abene Yakobo mu Baheburayo ni ibintu bitari byemewe gushyingirana nabo, gusangira nabo, gushakana. We ngo aragenda ava muri bene se ajya guturana nabo. Muri kwa guturana nabo twasomye ngo ashaka umukobwa wa Shuwa. Babyarana abana, twabonye abahungu 3. Amunoni na Eri na Shera. Shera niwe muto, Eri niwe wa mbere, Amunoni wa kabiri, noneho uyu muto yitwa Shera. Ngo bamaze gukura uyu mukuru Eri amusabira umugeni witwa Tamari, aramumushyingira. Ijambo ryatubwiye ngo ariko kuko yari umunyangeso mbi ngo Imana iramwica. Hari ingeso mbi tugira zitagaragara, mu by'ukuri zitagaragara. Ingeso mbi umuntu akaba arazihariye. Twebwe turakuze turi mu ngo, ariko nabonye abageni hano numva bimfashije cyane. Urarambagizwa n'umuhungu n'umukobwa ukabona ni byiza. Murakabonye agatendo bakoze, uriya bamuhaye ururabyo, uyu ntibarumuhaye. Ntabwo bishatse kuvuga ko atari mwiza cyangwa we bataberanye, ahubwo n'ukuri afite inshuti ya hirya yamukoreye agashyi. Uri murabyumva ibyo bintu? Ibi izi ngo n'ubundi ningwe ebyiri tubonye zizagenda zikabana, ariko uko zizabana uko ariko kose twababonye ni 4 muri 2, ni imiryango 2, sibyo? Ngo baramushyingiye, umugabo aragenda bumunyangeso mbi. Iyo bavuze gushyingirwa aba ari ugushyingirwa kwera. Ngo abumunyangeso mbi, ise ntiyabyitaho, nyina ntiyabyitaho, umugore nawe ararucararumira. Ubu dufite abantu benshi adashobora gutinyuka kuvuga ingeso z'umugabo, ati banseka, ati mbese hano ukuntu njya kujya gushyingirwa. Nanjye rero narashyingiwe, ubu mundeba nge nashyingiwe umugabo ubenzwe n'umukobwa ku munota wa nyuma. Bari bubarange bwa nyuma, umukobwa acinyuma abwira pastor ati ubukwe ntibukibaye, ni murebe ubukwe buri cyumweru, imyitegura ahantu ibigeze. Murimo murahumva? Imiryango irahagarara ati wa mupfuwe, uriya mugabo babenga bambwira n'amakosa ye n'ibyaha bye, wowe umwemeye ute? Ariko se ubunagira nteko ntari mbizi, kandi mwitorero ko tutemererwa kubenga umuntu nta mpamvu ufite ifatika, mbigenzene. Inama ziraterana, ariko ndavuga nti jewe narasenze, mfite ibimenyetso by'uko uyu mugabo tuzabana, reka mwemere ntitaye ku by'imiryango ivuga. Birangira ku munota wa nyuma abantu mahu wari marene araza aravuga, ambwira n'icyo bamubengera. Nacyo ndacyumva, ariko nkirebye mbona nta bimenyetso bifatika.
twaragiye turabana rero ko nari mfite ikimenyetso nasabye Imana, icyo nkivuga cyane mu rubyiruko iyo nageze mu rubyiruko. Turabana rero batungurwa nuko tubanye neza. Reba nawe umugabo tumaranye imyaka igera muri 40, mwumva atari myinshi? Mwihangana nkibuka ibyo twaraye, ubwo se ugira ngo nuko nta ngeso zibayo. Buri ikintu cyica ibintu nuko mugenda mugasara bahuje ingeso. Murumva mwabageni imwe. Nugera icyo batekerezaga kumubona utabonye, shinyiriza, ihangane kuko wahagaza. Umva wa mugabo we, nugerayo ugasanga umugeni uko wamutekerezaga kurya atari kwarya, shinyiriza, ihangane, icecekere, ariko wihagarareho urindire isezerano. Buriya bipfira ko abantu bagerayo bagahuza ingeso. Umwe ati hey, undi ati hey, undi ati hu, undi ati hu, ibintu bigapfa. Uyu mwana we rero umugabo we yagize ingeso mbi Imana ngo iramwica, zitazwi n'umuntu wari we wese. Sebukwe kuko ariko mu migenzo byagendaga ngo amushyingira undi murumuna we, ngo ni imigenzo yabo gucikura. Abaramumushyingira. Iyo bavuze gushyingirwa ni ibintu biciye mu mucyo, aramumushyingira. We ngo amumushyingiye aba umunyangeso mbi kurusha mukuru we. Mu mugenzo ngo byavugaga ko niba mukuru wawe yarapfuye atabyaye, umwana muzabyarana bwa mbere azitirirwa mukuru wawe. Ubundi ko aba yarapfuye biba bitwaye iki? Uwo mwana yitiriwe mukuru wawe utakiriwe biba bitwaye. Ariko ayo mazina aravuga ati none bishoboka. Ngo akora ibyangwa n'amaso y'Imana mu buryo bwo kwanga kubyarana n'uwo mugore, nawe Imana ngo iramwica arapfa. Sebukwe birebye ati ngaho se uyu muto nawe ni mumuha gapfa nzabigenzana. Iyo usomye usanga uyu mugabo Yuda bitewe n'agasozi yaranatuyeho ntiyamenyaga ingeso z'abana mu rugo. Dusaba ababyeyi mujye mugerageza nubwo byanga, ariko mujye mugerageza. Ngo birangira inkuru irakomeza ivuga ngo birangira ku munota wa nyuma ngo abwiye umukazana batirera, ariko ubwo bwari uburyo bwo kumukwepa ati igendera ubugiye kwa so, dore agahungu nsigaranye ni gato nigakura nzakaguha. Umukobwa ngo arabyumva arataha. Iyo biba bimeze gutyo ubu kiziritswe kwa sobukwe, ntuba wemerewe gushaka undi muntu mu wundi muryango, ubu kiri uwo kwa sobukwe. Umukobwa arihangana, ariko umuhungu akuze sebukwe akavuga ati none namuhana wagapfa, ngo aramumwima. Buriya aba yaramuganirije, aba yaramubwiye ibyago yagize, ariko kurekera iyo ngo baraho ngo bameze neza sibyo. Reka nongere mbwire n'abagore namwe n'abakobwa muri mu, ntugapfana ibibazo, vuga uti yaranyishe ubuyanyishe urupfu n'agashinyaguro. Reka mbabwire umugore yaranyicaye imbere nk'uko pasiteri ari yarasohotse afata madamu pasiteri aramubwira ati ngwino nkwaturire. Afite umugabo nimuvugura mwumva arasirimba, niwe muntu b'imbere mu gukwasa. Buriya n'ugukwaza sukuri. Noneho umugore avuga ati jewe pasiteri yigishije ari amagambo ndavuga se ninde wamubwiye ibyaye? Ati buriya umugabo wanjye arankubita bugacya. Ayiwe aragukubita. Umuririmbyi uririmba hano muri korari atarankubita bugacya. Inshuro nyinshi impamvu abantu banga urusengero nuko babanamo n'abantu babi. Umugore akaba afite umugabo mubi, umugabo akaba afite umugore mubi, abana bakaba bafite ababyeyi babi, ababyeyi bakaba bafite abana babi batemera guca bugu. Izo ngeso mbi zose igihe kiragera Imana ikazishyira habona. Ndakugira inama uyu munsi mureke tureke ingeso mbi tutarakorwa n'isoni ku mugaragaro. Muri korari uririmba mva arabyina ukavuga uti kwera umwuka yagezeyo, ariko si kubwo ahantu nk'umugabo urarukubita umugore nijoro harimo umwuka, aho harimo ijambo. Birababaje. Aha rero niho ngewe ngisenga, umwuka yaranyongorera ati genda ukomeze uvuge ya magambo. Abanyangeso mbi ni Kigali barahaba no mu mujyi na za Kicukiro hose, naje kugutangira. Byarangiye ngo wa mukazana ategereje wa mwana aramubura, abonye umusore amaze gukura akabona barashaka kumukwepera handi. Bwakeye nanone umugore wa mugabo nawe arapfa. Ubwo ni nyirabukwe. Umugabo ngo amaze kumwerera arazamuka ajya gukemura intama z'uruva, yari umuntu ukomeye. Ariko ngo abantu barabimenya. Ati sobukwe ejo azagitimuna gukemura amatungo ye. Kwabwa ati koko ankwepe mupfushije umugabo wa mbere, mupfushije wa kabiri, arambwira ngo ni ntahe azampa muri umuna wabo yarakuze ntiyamumpati uretse ndakwereka. Ngo yiyambura umwambaro w'ubupfakazi, yambara umwambaro wa maraya. Ngo aragenda ategera ahantu nkawe epfo ku gishanga hose sebukwe ari bunyure. Sebukwe amukubise ijisho ati iyi ndayara. Ngo arayitereta, ajya gutereta umukazana atazi ko ari umukazana we. Umukazana ati se simbyanze, urampa gisasuro ki ko nanjye nta kwemera kuryamana nawe ku buntu? Undi atumva ati do sindimo sinjya mu rwuri, ati mfite ihene ndaguha umwana w'ihene. Undi ati reka da
ntabwo umwana nese nabi ugiye se ntugaruke akazi kantunga ko arako gutega ku muhanda ugiye ntugaruke wari uzi ko umuntu yigira indaya akanavuga nk'indaya akanasa n'indaya akanaseka nkayo iyo afite icyo ashaka kugeraho ngo aramubwira ati nsigira ikimenyetso cyerekana kuri buze ukanzanira uwo mwana w'ihene nanjye numunzanira ndabiguha undi ati pu ati nta kibazo ngo amuhaye impeta amuhaye n'inkoni ati bigumane ndaje ngo ageze yafata umukozi ati manuka hari hepfo urahabona marayi umumpera akagahene aguha ibintu byanjye nasigiye iyo ndaye umukozi nawe aramanuka ahageze aramubura ati ngaho ati yemwe bantu muri aha ati nta ndaya iri aha ngaha bati reka taka gasozi k'iwacu nta ndaya zihaba ngaho databuja se yibeshye abazundi yemwe bahinzi muhinga nta ndaya yari iri aha bati reka aha nta ndaya zihaba naho umukobwa icyo yakoze yakimenye arigendera ngo agarutse ati bosi ati ndamubuze undi ati yewe ati ubiceceke twe kubivuga tutamwara nabyijyanire ngo bibaho nyuma y'amezi 3 ibimenyetso bigaragara ko wa mukazana ko atwite urubanza rwagombaga gucibwa no kwa sebukwe ngo batumaho sebukwe bati ubimenye umukazana wawe afite inda ibimenyetso murabifite bati turabifite na muganga yabyemeje tuva rero niba abaganga babyemeje mu musohore mu mutwike apara nibyo kumutera amabuye mu mutwike ngo razatama ufite inda ati inda ifite y'ubusambanyi ati cyane ko nta mugabo ufite ati nuko byagenze nanjye byarangwiriri ariko bagabo baraha namwe basore kuki Tamari bamubajije ko atwita akabyemera ntibamubaza uwamuteye inda inshuro nyinshi urubanza duca surw'Imana niba baricaga umuntu ko yasambanye bagomba kwica umugabo n'umugore bakamuhamagara bakamuzana n'umugabo bakamwica agapfa kuko niwe wateye inda nta muntu witera inda ariko akarengane kari ubwo ushyize imbere niwe wicwa ibise murabona ari ukuri Imana rero ifite ahantu ibibika urabikora ikakwihorera ifite ahantu ibibika bucece yicecekeye ku mugaragaro bikazagaragara ugakorwa n'isoni byiza rero nazamwe no kugutangira kukugira inama ngo hindukira ugaruke uve mu ngeso mbi wihane Uwiteka atakwica ubu tubana n'abantu bapfuye bahagaze ukagira ngo umuntu n'umuntu ariko mu bwenge byararangiye nese ni gute wambwira umuntu anywera amafaranga ye akorera amafaranga ye narangiza atahe ngo yashize yamazwe n'ikisi nuko mu bwenge ntabwo hakora ntabwo ari hazima byarangiye ngo umukazana rubanda ruraterana bazanwa no kumwica mwaravuga ati cyo ko randabyemeye ariko byari byo byose mbere yuko munyica ati urupfu rwo narwemeye kuko cyaha kirampama ati dore ati ibimenyetso mfite inkoni n'iyi mpeta ati munshakire nyiri ibi bintu ati niwe wantwitse inda mureba mfite abakuru b'umudugudu baje kumutwika bati ngaho ko bisa n'ibya bosi ariko muzi ba bosi ibintu badukoreye muri iki gihugu ngaho biriya bimenyetso ko bisa n'ibya bosi babyereka umukozi wo mu rugo ati birasa n'ibya bosi kandi ubwo nawe yaje gutwika iyo wagiye ku karubanda rero ntawe utakuvuga babyereka umuzamu ati ko bisa n'ibya bosi uwazi imodoka ati ndabona ari ibya bosi ngo birangira bavuze bati rero kugira ngo umuntu tumushyire mu kinyabupfura ari mushyira ku ruhande mu mubaze mu bimushyire ngo bageze ati yemwe ati ibyo bintu ni ibyanjye ati uwo mwana ndushije gukiranuka kuko namwijeje kumuha umuhungu wanjye simumuhe ati none yantegeye ku nzira ntega ku munsi mubi ndamwaye murimo murumva aka kantu ngo birangira umukazana bamurokoye kubera ibimenyetso rakoze cyane kubera ibimenyetso noneho ibi bimenyetso Tamari yari afite hari abantu benshi babyicaranye ndagira ngo ngusabe ngo byiza hindukira nonaha uve mu ngeso mbi ibimenyetso bitazagufata kuko hari ukuntu Imana ibicubya bitewe nuko wihaniye kandi ukuntu kuri kw'Imana nkubwira sindi umucamanza ariko nahagaze mu itorero kenshi imburana imanza nyinshi z'abakristo z'ibintu nk'ibi kwirengero ugasanga Imana ikirije umuntu bitewe n'umutima afite wo guhindukirira Imana ikabirenzaho ikamurengera ibintu bikagenda neza twasomye andi magambo ari mu gitabo cy'Itangiriro nanone 37 umuryango wa Yakobo n'umunini uri muvugwa hariho murumuna w'uyu Yuda witwa Yosefu umwana yabyaranye na Rasheli wa mukobwa yashatse
akunze sebukwe ntamumuhe akamuhangika mukuru we. Izo ni inkuru muzi. Bakristo inshuro nyinshi tubayeho mu buryo bwo guhangikwa. Iyo ubanye n'umuntu baraguhangitse, kumwanga ni ibintu byoroshye cyane, kubyara n'abantu ukabanga ni ibintu byoroshye cyane. Bibiliya yatubwiye ngo Yakobo yakunze Yosefu kuko yamubyaye ashaje, ariko hirya aravuga ngo nuko yamubyaye ku mugeni yakunze. Umugeni umugabo utakunze mubyarana abana babishe, bagome, basharira, tukana batongana, babishe, kubwira ndakubwije ukuri turi mu kaga gakomeye cyane muri isi yacu ya none, byagera mu matorero yacu bikaba ibindi. Ngo Yosefu akajya kuragira, akaragirana na bene se babakase. Murumva bakase, abana babakase ba Yosefu ni abana babaja ba nyina. Biruha na Zirupa barabaja ba Rebeka, barabaja ba Rasheli. Noneho muribuka ukuntu aba bagore kubwo kutabyara cyangwa kubwo gushaka kubyara abana benshi bafataga umugabo wabo Yakobo bakamushingira abaja. Babana baravuka bakurira mu rugo rumwe, ariko ntibahuza ingeso kuko bavutse nabi, bavutse kubasha, bavutse bacunaguzwa, bavutse bataririmbirwa, bavutse batabwirwa ineza, bavutse. Reba umwana w'umuja, reba umuja wawe kubyarira mu rugo rwawe. Rero njya mbibona nkavuga ariko se ni uguta umuco. Umuntu umukozi aje kugukorera, abyariye muri urwo rugo, ntubizi niba ari umugabo wawe babyaranye niba ari iki, ariko mukabibirindwa ku munota wa nyuma ngo nta kibazo ngo uzagaruke ngo n'uwo mwana ngo uzudukorera. Ndababwiye ibyo bintu mworora. Ubwirwa n'iki n'uwo mwana agaruye ataramubyaranye n'umugabo wawe cyangwa n'umukozi wo mu rugo, noneho ukaba bashingiye burundu. Niba habyariye musezerera, umufashe, mureka agende. Urashaka gutoza abana bawe ingeso mbi kuko uwo mwana w'umuja ahora areba nk'abagome. Ikindi kandi babyeyi ntitwabyaye, jewe nshobora gukunda umwana wawe ngo nukuri boss kuruta wanjye nibyariye papa. Ntabwo sinshobora kugira urukundo rukunda umwana wawe ngo nukuri databuja. Uwanjye nubwo namubyaye ndi umuji wawe, mukunda cyane nkamuvugiriza ubugwi, ariko wawe yanarwa ngo nyoko yagiye utareba. No nyoko yagiye ureba. So singuri imodoka arayakije, kirimo kirandiraho. Nuko baba babwira. Abafite ubugome, abafite umujinya, wowe ukagira ngo ni umukozi wa kera, kumba arafite umutima w'abaja. Icyo kintu sinje kubakura muri gahunda murimo, ariko nkigenzuye imyaka narakibonye. Se yakubwiye uwo babyaranye mbere yuko umugarura ngo azarera abana bawe. Ni gute ufata umuja ukamureresha abana bawe? Yosefu yagumye mu ikote rya papa, aba umwana w'imico myiza, ngo akajya areba ibyo abana babakase bakora, akaza akabwira se atariko bakuru banjye ibintu bakora si byiza. Ibyo bigo bituma bamwanga, ntibajye bagira ikintu cyiza bamubwira. Kwiherezo ngira ngo mwarabibonye ukuntu babigenje. Ariko mbi icyo Yakobo yakoze, ngo Yakobo yafashe ikanzu nziza ngo arayimudodeshereza, amukura mu bashumba muzana mu rugo. Mu muco w'icyo gihe, kuko udodeshereza ikanzu nziza ndende kwabaga ari ukugutoranya mu bandi. Ubwo ukabuvuye mu bushumba, ukabuje kuje ko yaramaze kumenya ko ari umuhanuzi. Abana na se, akajya aganira na se, kugera ubwo Imana imuhamagaye akajya arota zanzozi n'ibindi. Ni iki cyatumye Yosefu abarira se inkuru z'ibyo bakase bakora? Nuko yabonaga ari bibi, we ntiyarabirimo. Uyu munsi ushobora gutekereza ngo igituma ukora ibibi ngo nuko hari ababikora. Oya, bareke bakora ibibi, ariko wowe ukomeza ukora ibyiza. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Abantu bazakora nabi, ariko wowe ukomeza ukore neza. Abantu bazavuga nabi, ariko wowe ukomeza uvuge neza. Abantu bazava mu muryango w'Imana, ariko wewe guma mu muryango w'Imana. Abantu baziba, ariko wewe wikwiba. Abantu bazasinda basambane baroga, wewe wibikora kuko wamenye Imana. Wikwitwaza ngo n'abapasteri, wikusa ngo n'abapasteri ngo niko bameze, ngo n'abadiyakoni baboya. Haracyariho abantu b'Imana mu gihugu no mu isi yose, uko wabigenza uko ariko upfapfane ku giti cyawe, ariko ntupfane izina ry'abantu b'Imana. Niko abantu bapfuye ku bwa Dawidi, ngo na Dawidi ngo yashatse abagore benshi, ngo na Dawidi ngo yasambanyije muka Uriya, ugasambana, ugasinda, ngo na Salomo ngo no, wowe se ufite isezerano ryo kwa Salomo na Dawidi, namwe mufite isezerano ry'uko mu nzu yanyu hazakomeza kuba abatambyi. Abatambyi bazahaba kubera ko wirinze, nutirinda ntuzaze kugira icyo ubaza Imana. Uyu munsi rero naje kugutangira ngo uve mu ngeso mbi. Ijambo ry'Imana twasorejeho nanjye nifuza gusorezaho, naryo riri muri icyo gitabo cy'Itangiriro, nicyo nibanzeho cyane kuko nibwo butuma Imana yamaye kukuzanira. Ngo Imana yaremye umugabo n'umugore, irangije ngo iravuga, umwanditsi aravuga ngo umugabo n'umugore niko yabaremye.
bigeze kwa Nowa bagiye kwinjira mu nzu mu nkuge, ngo Imana yamubwira ngo ufate inyamaswa z'amoko yose, ikigabo n'ikigore, ubyinjizemo kugira ngo muzarokokane. Ijambo nakuyemo rikomeye uyu munsi abakristo bacu, ibyo sinabyumvise hano, mbizanye kuko ari Imana yanyemeje, umwuka wera yanyemeje kuza kubivuga. Ukajya kumva umuntu abonye papuri ngo mama kere ngo cya kigabo ngo wabonye ibya cya kigabo, nta nabi yindi ngo dore ngo ni cya kigabo ngo cyari kirimo kimpamagara kuri telefone ngo kintesha umutwe. Ni ikigabo se? Oya, ni umugabo. Ikigabo ni igisimba cyo kwa Nowa, ikigabo ni ikinyoni, ikigabo ni ikigurube, ikigabo ni igihene, ariko uriya ni umugabo n'umugore, nguriya niko Imana yabaremye. Akanwa rero kinjiwemo n'ingeso mbi, mwabyumvise neza. Akanwa niko wakigabo, niko wakigorewe. Dore uko gize umugore washatse ukamwita ikigore. Muzi ibyago byateye igihugu cyacu, bagira guke bagatongana nango kugira ngo amubabaze cyane, akamutuka kuri nyina. Njya mbyumva hiwa, agatuka umugore kuri nyina akibagirwa ko ari nyirabukwe. Ye baba we, ye baba we, ye baba we, yabe mwabarokore mwe. Naragenze ndabona nje kugutangira, je ubabwira ibyo byambayeho. Izo ngeso mbi rero ndabizi ko ziba mu bantu. Ndakubwije ukuri, izo ngeso mbi ziriho mu bantu. Ndi umugabo wo kubihamya kuko narabibonye. Ni iki gituma uhangara? Nyoko bukwa kubyariye umugore, sava gumana icyo kigore cyawe, ugumana icyo kigabo cyawe, ariko sobukwe na nyoko bukwe n'abaramu bawe ihangane. Kandi ububi bw'umugore wawe ndakubwije ukuri, bamugushingiye babyina baririmba na bwa burimba wicecekere mukobwa ngo hari igihe nta mawari. Ubu abakobwa benshi bagira bagasanga amawahanda, kabahondo umugabo. Data we, ihangane wihagarareho. Nyoko bukwe, so bukwe, pasiteri, umudiyakoni, abagusengeye, abagushingiye, marene, abo bose nta ruhare babigizemo. Ni isi niyo si tugezemo. Ndagira inama urubyiruko, saba Imana ikimenyetso naguhanda uvuga uti cyonzi cyo mfite ijambo. Imana ubu ninge yemeye ko ahanda, iyo ahanda undi ntabwo byari kwemera. Wihagarareho. Rero ndashima Imana ko ibyo byose twagiye tubirenga tukaguma mu Mana, tukanihagararaho. Turi gusemwari ibintu twumvise umugabo avuga ati nawe urabyumva. Ntumva nibabwiye ibyo ambwira mwakumene. Ye baba we, ugahagarara ku ruhimbo ukabwiriza, ntinabwirije Satani yabatsinze. Kumba guhagarara mu mbaraga ngavuga Imana, nkamya Imana kuko ntacyo umutima undega. Haleluya. Rero ndakwinginze, va mu ngeso mbi, va mu kibi cya Gehazi. Reka ingeso mbi, reka iyo mico mibi, reka amagambo mabi. Akanwa k'abantu b'Imana kavuga ibyiza, akanwa k'abantu b'Imana kavuga ibikiza, ibihembura, ibirokora, ibyubaka, ibizamura, ibitera abantu ibyiringiro byo mu mutima. Niko akanwa k'Imana k'abantu b'Imana kavuga. Haleluya. Akanwa k'abantu b'Imana ni akanwa ko kurema ibyiza. Ibyo urabubiremeye abana bawe, urabubiremeye abakozi, urabubiremeye bene wanyu, abadukomokaho, nitwe tubaremeshereza ko akanwa dufite. Ni akanwa k'Imana kararema. Haleluya. Tugiye gusenga rero. Shoreje aha, mushumba twavuganye kandi nabyemeye, tuzavuga ibindi ubutaha, tubahe n'ubuhamya. Tubabwira ukuntu Imana ikura kure, tubabwira ukuntu Yesu agira neza. Mwabarukore mwe, Imana ni yacu, Imana iriho, Imana irakora, Imana iravuga. Hanyuma ikirenze ibyo, Umwami Yesu aturenze n'iki kirere. Ndagira ngo dusenge. Ushobora kuba uri hano utarakizwa, nibi tuvuga ukaba utabyumva, udasobanukiwe n'ibyo ari byo, ariko ndifuza kugusengera. Ese waba waje hano aribwo bwa mbere wumvishe ijambo ry'Imana mu rusengero ngo tugusengere? Waba warahuye n'inkuru mbi zikaguca intege, waba warahuye n'amateka mabi ugacika intege? Ndifuza ko twagusengera. Niba ushaka kwakira Umwami Yesu, mbere yuko twebwe ubwacu twisengera, Yesu urahari ngo tugusengere. Twese turakijijwe, ni byiza cyane. Niba twese twarakijijwe, ndagira ngo noneho tugere muri cya cyiciro cyo gusenga twebwe abakristo. Ariko nkugira inama nkubwira ngo jya wihagararaho muri iyi nzira, wihagarareho, wubaha Imana, kandi ukomeze urugendo, ukomeze inzira watangiye. Magambo mabi yareke, inkuru mbi zireke, bana bawe be kumva uvuga ibintu bibi, umukozi wawe ye kumva uvuga ibintu bibi, umugore wawe ye kumva amagambo asharira. Wibihira umugore, wibihira umugabo. Mu iteraniro rya mbere nabivuze, umuntu umwe yumvise ubuhamya ndimo ntanga,
arambwira ati giye ubu nataye urugo, nataye umugore. Ndavuga se kumoka byaramwe. Abagabo nabo basigaye bahukana koko. Ati umugore naramutaye, ati byarananiye ndamutadagenda. Ati ubu ndimo ndazerera singira naho ndara, nta inzu mu mujyi wa Kigali. N'abagore babi babaho, ariko mureke tugerageze twebwe twagize umugisha wo kwinjira muri iyi nzu, twubaha Imana, duhindira ingeso, tubane neza, tubane mu mahoro. Wa mugani wa kabiri ni uvuga ngo dutangire amakuru ku gihe. Ibintu niba byanze garuka kwa pasteri, ibintu niba byanze garuka ku mudiyakoni, garuka ubivuge. Tugerageze tureke ibintu byagenda neza, abantu batazabura ubugingo bari babutegereje, abantu batazakorwa n'isoni. Uyu musaza yamwariye mu bantu kibi kimwaro gikomeye, ntiyibwiraga ko ari uko bizagenda, ariko birangira Imana ibishyize ku mugaragaro. Ndakwinginze hindura, uhindukire, kandi nawe Yesu arakugira neza. Ndagira ngo twese duhaguruke, duhagarare mu myanya yacu, noneho dusenge. Tugiye gusenga, hanyuma tugisenga ndakwinginze ubwira Imana mu mutima uti Imana ndengera, ubwira Imana uti Imana ndinda, Imana nyiza, barantunganya. Buriya kenshi usanga bigisha tunezezwa no kubona abantu barambuye amaboko, abantu oya, ikinezeza Imana nuko ijambo ryumvikanye mu matwi y'abantu. Icyangombwa nuko ijambo ryumvikanye mu matwi y'abatwumva, mu matwi y'abari hirya no hino. Icyo nicyo gikuru ku Mana. Igikuru si ukuvuga ngo tubone benshi bahaguruka kugira ngo no, igikuru nuko abantu bumvise ijambo ry'Imana. Nimwakire neza iri jambo ry'Imana. Mana ndagushimiye, icyubahiro kibi cyawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ngushimiye umuhamagaro mwiza waduhamagaye wo kugukorera, kandi udutuma mu isi yose kugira ngo turangurure, tubwiriza abantu ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, kugira ngo abantu b'Imana babeho mu mahoro. Ijambo ryawe ritweretse ukuntu Yuda yavuye muri bene se akajya guturana n'abanyaduramu, abanyakanani, akarinda yarongora abakobwa babo, yivanga n'ubwo bwoko. Biratangira bityo abana be bahakura ingeso mbi zikomeye. Ijambo ryatubwiye ngo birangira ubishe. Nsengeye iri terana ngo ntihaboneke n'umwe wo mubumvishira ijambo, n'abandi batwumva bari hirya no hino, wahindurwa n'ingeso mbi z'abaturanyi be, n'ingeso mbi z'abakozi bakorana, n'ingeso mbi z'abakoresha be, n'ingeso mbi z'abakozi akoresha. Ahubwo abantu duhindurwe n'imiburo yawe, kugira ngo twakire ubugingo buzima muri Kristo Yesu, tubeho neza mu Mana, tugire ubuzima bwiza, tugire ubugingo buzima, tube mu gihugu cyiza, tube mu ngo nziza, tube mu itorero ryiza. Aho ni uzaza ugasanga umugeni ukamujyana atariho umugabo n'ikizinga. Nicyo gituma duhamagarira kumva no kwiga no kwigishwa, kugira ngo duhindukire tuve mu ngeso mbi. Iri terano ryose ndarisabiye, nanjye nisabira, nanjye ndisengeye. Mana unkomeze, ungirire neza nk'uko uri bugirira aba bose. Iri terano ryose niryere, niryezwe, niritungane. Urakoze, ugize neza, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye ibyatubayeho, tukuragije n'ibiri imbere. Sinasoza ntasabira itorero umugisha, iri torero ndisabiye umugisha kuri uyu musozi. Ndagushimiye uburyo waryaguye, maso yanjye yabibonye, umutima urishima. Ndagushimiye uburyo warikomeje, uburyo waryubatse. Ndagushimiye uburyo wahamagaye abantu, ugahamagara abaririmbyi n'ababwiriza ubutumwa bwiza, ugahamagara abashumba n'abanyamasengesho. Izina ryawe ririhimbazwe. Ngaho baha umugisha kuko batwakiriye, kandi niko ijambo ryawe rivuga ko aho tuzagera bakatwakira tuzajya tubasabira umugisha. Iri toro ndisabiye umugisha mu byifuzo bitandukanye bitari bimwe. Mwami ndakwinginze ngo iri toro nirigira umugisha. Ngisenga igihugu cyacu ngisabiye umugisha, kigume mu mahoro. Niyaduhesheje guhagarara hatubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami, kandi ubohora imitima y'abanyagihugu, abategetsi n'abatware, abami n'abakomeye, abo bose bakumenye bakubahe. Turabasengeye kuri uyu munsi mwiza waduhaye wo kuvugaho ijambo ryawe. Iki gihugu cyacu kibe mu mahoro, ahantu hose mu nzego zose ugiye urengera abantu bawe. Abarengana ubarenganure, mu nkiko mu bucamanza butari bumwe urenganira abantu bawe. Urakoze, ugize neza, kandi ukuboko kwawe kwiza guha abantu bose umugisha, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.